Philadelphia Imana iratsinda. Yesu ashimwe. Yesu wacu nahabwa icyubahiro. Ni Gatera Jose nk'uko bisanzwe guturuka muri Philadelphia. Ndashimira Imana y'amahoro, Imana igira neza, Imana ishobora byose. Ndayishimiye cyane. Imana yaturinze, yabanye natwe. Tubyutse turi amahoro, turi bazima. Itorero ry'Imana ni amahoro, igihugu cyacu ni amahoro. Turabishimira Imana kuko Imana igira neza. Rero turabasuhuje mwese inshuti zacu, bakunzi ba Kristo mwese, Imana y'amahoro ikomeze ibagirire neza. Reka nsuhuze abakozi b'Imana dukorana umurimo muri Philadelphia. Nsuhuze abari hanze y'igihugu, abari mu gihugu hagati, abadukurikirana mwese, Imana ibagirire neza. Turi kumwe rero n'umushumba wacu Pastor Serugendo Dismas. Reka abasuhuze anasengera ijambo ry'Imana. Turabashubuje gitondo kiza, Imana ibane namwe. Reka tusenge ijambo ry'Uwiteka. Mana nguru, Mana ikomeze isezerano. Tunejeje nawe kuko watugejeje imbere yawe. Ni umwanya mwiza tugiye kumva ijambo ryawe. Mukozi wawe turamusengeye, umwezo mutunganye, weze kirere nacyo gitunganye, muka wera manuke, atari we ariko abashe kuyoborwa n'umwuka. Twirukanye imbaraga zose z'umwijima zirwanya ijambo, myuka mibi mu kirere turazirukanye, bwiza n'icyubahiro kimugote, kandi dusengeye abagiye kumva ijambo ribagirira umumaro kubw'izina rya Yesu. Amen. Urakoze, Imana ibahe umugisha. Tugiye kumva ijambo ry'Imana. Riravuga ngo kuzarira bizana ingaruka. Kuzarira bizana ingaruka nyinshi. Kuzarira bizana ingaruka nyinshi. Mwagiye mubyumva kuzarira, abantu bamwe na bamwe ukabona umuntu yarazaririye, abase ngo runaka ntabwo yarazaririye ntiyabikora, yarazaririye ntiyajyayo, yarazaririye ntibyagenda bitya. Nuvuga ngo ni ikintu ukora ariko ntugikorere ku gihe, cyangwa se kikagucika mu by'ukuri, kikagucika kubera ko wazaririye. N'uyu munsi dufite abakristo bagenda bazarira mu by'Imana, bazarira mu muhamagaro, bazarira mu gakiza Imana yabahaye, ugasanga nta birimo kandi ntiyabivuyemwo. Urumva ibintu byose ukabizariramo, no mu rugo rwawe ugasanga uri umuntu uzarira. Icyo kinyarwanda gishobora kuba bamwe batakiza, ariko ni nko kwidindiza. Ndavuga ibyo Bibiliya yavuze, yanditse, iby'umwanditsi yanditse, niko ijambo ry'Imana riri kuvuga muri Bibiliya. Tujya gusoma ijambo ry'Imana ni mu gitabo cy'Itangiriro ibice 19. Reka dusome umurongo wa 22. Reka tusome ayo magambo. Umutwe uratubwira abamarayika bakura Loti i Sodomo, Imana iraharimbura. Umurongo wa 22. Yego. Ijambo riratubwira igice cya 22. Umurongo wa 22 igice cya 19. Ihute uhungireyo kuko ari ntacyo mbasha gukora utaragerayo. Ihute uhungireyo kuko ntacyo mbasha gukora utaragerayo. Nicyo cyatumye uwo mudugudu witwa Sowari. Niho cyatumye uwo mudugudu witwa Sowari. Imana itugirire neza. Amen. Bibiliya ijambo ryatubwiye ngo abamarayika bagera i Sodomu, abaho babagirira nabi. Abamarayika bagera i Sodomu, abaho babagirira nabi. Abantu b'i Sodomu bari abantu b'abapagane cyane, bari abantu badakizwa, bari abantu batazi Imana. Usanga kenshi bafite ibibazo. Abantu batazi Imana
umuririmbyi yaravuze ngo abanga Imana ntibayisenge bazapfa bose kandi ntibazibukwa. Muntu uzabibuka ngo avuge ngo turamwibutse disi turamwibutse, oya ntago bazibukwa. Rero ahangaha abamarayika bagera i Sodomu, abaho babagirira nabi. Abantu b'i Sodomu babagirira nabi. Abantu b'i Sodomu barabahemukira, babazanaho imico mibi, babazanaho ingeso mbi. Abantu baho ntago bavuze umuntu umwami waho cyangwa se umuntu runaka. Ruvuga ngo wari umuco w'i Sodomu, bari abantu b'abatinganyi, bari abantu b'abasambanyi rwo mu rwego rwo hejuru. Bakoraga ibikorwa bitari byiza. Hanyuma ngo umunsi umwe Imana irababara, ibabazwa n'ibikorwa byabo, babazwa n'imico bafite, ibabazwa n'uko bitwara. Hari igihe dukora ibintu Imana ikagutumaho, ikakuburira, ikaguhugura, ako wazagera Imana igafata umwanzuro, ikanzura. Hari igihe Imana yanzura, hari igihe banza kugutumaho ihane, reka ibyo, karota ibintu, ukabuta yiwe Imana we irangaye. Cyangwa se wabwira umuntu uti ko narose reka isubireho, garukiraho. Kuko ntabwo Imana ihutiraho, irabanza ikakurwaza, kagugoragoza, kagutumaho, kagusura mu nzozi, kagusura mu iyerekwa, kavugana nawe mu ijambo, kavugana nawe mu buhanuzi. Hanyuma rero byazarimba igafata umwanzuro. Ariko uyu munsi ndashaka kuvuga kuwitwa Loti. Aba bamarayika bari bagiye kureba i Sodomu n'i Gomora uko hameze, ngo Imana yashaka kuharimbura. Hanyuma muri wa muco kubanza gutata bajyayo, bagiye ngo Loti arababona, ababona ngo hari ku kirengarenga, ngo arababona, arabamenya ko ari abantu b'Imana, amenya ko ari Imana nzimiri barimo, ngo arabinginga, arabahata. Somye izo nkuru zose zo mu itangiriro, ngo arabahata, arabinginga ati nimuzi wanjye mukarabe ibirenge muruhuke kuko hari mu mugoroba, ngo ejo muzakomeze. Loti bigaragara mu by'ukuri yakundaga Imana, ngo arabahata, baza kugira gutya barariwe. Ariko ngo bahageze, ngo mu mugoroba, ngo abantu b'i Sodomu barabimenya, bamenya yuko hari abantu b'abagabo baraye kwa Loti. Bibiliya ivuga ngo baraza barakomanga. Loti arasohoka, nyir'urugo ageze hanze arareba, abona abantu b'abagabo bamuteye, avuga ati sohora abagabo baraha tubasambanye turyamane nabo. Oneho ngo Bibiliya iravuga ngo baragira bate, ngo Loti arababara, arabinginga, aravuga ati nyamuneka nimuhave, n'abantu b'Imana nimurekereka. ngo bati iki kigabura ni n'igisuhuke, si mwene gihugu, use iki gisuhuke gifite n'ijambo. Murabyibuka ko Loti yari yarazanye na Aburahamu, Imana yahamagaraga Aburahamu, ngo bagera mu mayira bashumba batangiye gushyamirana, ngo Aburahamu aramubwira ngo ci buryo nanjye ndaci ibumoso, ci ibumoso se nanjye ndaci iburyo, ariko two gushyamirana. Burya ntugashyamirane n'umuntu w'Imana, jya umworohera, Imana nta kitakora. ngo Loti yirebera igibaya gitoshye se, gihereye, kimeze neza, kigomora. Aho ati jewe reka ndicira hariya ndajya hariya. Aho rero niho Loti yabaga. Ariko aho nubwo hasaga neza, hehereye, hari amafu, hatoshye, hameze neza, hari ibyaha byinshi. Oneho icyo gihe n'Imana yarakaye, ishaka kuharimbura, shaka kuhatwika kubera ibyaha. Rero ngo Loti rero nicyo gihe yabonye abo bantu, ngo arabamenya barazi we. Ariko ngo baraje we babahuye n'akaga, baragira ngo bambwe ati basohore tubasambanye. Noneho ngo ubwo Loti aza kugira gute, arabimana,
arabwira ati reka rwose nimwikora icyaha gisa gityo, mfite n'abakobwa babiri b'isugi, mubafate mubangiza, ariko abantu b'Imana mubareke. Bivuga ngo Loti yakundaga Imana. Ntago wakora nk'ibyo, ntiwagira ishyaka nk'iryo, ntiwagira urukundo nk'urwo, ntiwakunda abantu muri ako kageni, ngo nubona umurimo w'Imana uvuga uti reka nakwemera nkitanga, ariko umurimo w'Imana ntujyeho igitutsi, nakwemera nkakora ibi, ariko umuntu w'Imana ntasebe. Biba bigaragaza ko ukunda Imana, biba bigaragaza ko uri umuntu w'Imana. Nubwo buryo Loti yarabayeho. Ntago ndi buvuga ukuntu Imana yabarwaniriye, ba bantu yabateje ubuhumyi. Imana irihagije, twebwe ibishaka ko tugira ishyaka. Ni nayo mpamvu burya niyo ugambiriye gukora neza bikakunanira, ukavuga uti jyewe nzatanga inyubako, nanjye hari hasigaye nzahazamura, nijye uzagura kiriya kibanza, nijye uzubaka rwa rusengero. Ushobora kugambirira ariko ntubishobore. Cyakora Imana igushyira kuri liste y'abakozi bayo, y'abantu bafite imirimo myiza. Kubera iki? Yarebye mu mutima, yarebye ibyo ugambirira, yarebye icyo wifuza, yarebye ibitekerezo byawe, isanga ari bizima. Yavuga uti uyu muntu yarashatse gukora igikorwa ntibimushobokeye, ariko ikakwandika mu bantu bafite imirimo myiza. Imana ihabwa icyubahiro. Rero icyo gihe rero Loti ngo babamarayika babateza ubuhumyi b'abantu b'i Sodoma, ariko ngo bwarakiye mu gitondo. Niho nshatse kuvuga. Bibiliya itubwiye ijambo mu bice ku murongo wa 22, umurongo wa 22. Turasubiremo. Ihute uhungireyo kuko ari ntacyo mbasha gukora utaragerayo. Ihute uhungireyo kuko ntacyo mbasha gukora utaragerayo. Nicyo cyatumye uwo mudugudu witwa Sowari. Iki gihe rero Imana mu gitondo babwiye Loti bati fata abantu bawe bose bahungishe. Sodoma igiye kurimburwa na Gomora, bagiye kuharimbura hose. Imana igiye kumanura umuriro utwike Sodomu na Gomora. Cyokora wowe Loti, hunga n'umuryango wawe wose. Muntu ko Loti yari umuntu w'Imana. Imana nikugira neza izahera no ku buvivi bwawe. Imana nikugira neza izahera no ku rubyaro wabyaye. Nikubwira ngo nkugarutseho, irakugarukaho ikugirire neza. Hanyuma ngo babandi bamwe baranga, abo yari yaramaze gushyingira, abakwebe baranga, ibintu byose abo basohotse mu rugo rwatakibana nabo banga kumwumvira. Ariko nawe Imana yari yamweretse umudugudu cyangwa se umusozi ahungiraho. Ngo hungira kuri uriya musozi, gira vuba tutaramanura umuriro, tugiye kurimbura aha hantu, saho kubabarirwa, ni mu bapagane. Ariko Loti arazarira abwira Imana. Loti ngo aravuga ati mwoka byaramwe, uriya musozi nawe ugeraho, igikorwa cyo kutwika cyarangiye, ahubwo nimundeke nigire kuri uriya mudugudu Sowari, dore ni na hatoya ni na hafi, ntacyo biba, nimundeke ni. Rero dufite abantu bihitiramwe ibintu, ugasanga Imana yamubwiye iki agakora ikindi, agashaka icyo agisimbuza. Imana ikakubwira ugashaka icyo usimbuza icyo yakubwiye. Ariko mu by'ukuri tuba tugomba gukora icyo Imana yavuze, nta n'inyuguti n'imwe ivuyeho. Ariko dufite abantu rwose bagenda bihumuriza, bagenda biyubaka mu byabo ariko bitari mu buryo bw'Imana. Bakubaka ibintu bakabirema bakabyitirira Imana. Uyu rero Loti murumva ko yari afite umutima mwiza wo gukunda Imana no kuyirwanirira, akavuga ati rwose mufate abakobwa banjye mubangize, ariko aba bantu b'Imana mubareke. Bivuga ngo yakundaga Imana, yari yarayibonye. Hanyuma
ariko Imana iramubwira ngo nahungire ku musozi, mwereke umusozi ahungira kuko yaragiye gutwika aho ngaho. Ngo Loti aranga, aravuga ati mwandetse nkajya Sowari nkajya kuri uriya mudugudu ko ari hafi, hariya munyohereje ni kure, jya mu murimo wanjye, jya muri korari, oya Mana banza unkorere ubukwe, banza umpa urugo, banza umpa akazi, korari isaba iniforume, isaba hari ibyo basaba, banza ikohereje mu murimo izi uko izabigenza, ikohereje mu murimo izi icyo izakora. Imana ntikosorwa, Imana irumvirwa. Loti yanga kujya ku musozi Imana imweretse, yisabira ku Sowari ngo ni bugufi, ngo ni mundeka njye kuri uriya mudugudu, hariya niho hafi, naho hariya ho nagerayo uwo muriro wamanutse. Okay, Mana ntago munigana, Imana ni urukundo, iramubwira ngo ihute uhungireyo kuko ari ntacyo mbasha gukora utaragerayo. Ihute ugende. Bantu b'Imana, bene data, aha hantu abantu barahagwa, abakristo barahatakariza ibihe gukora ikitari icy'Imana yavuze, ugakora ikinyuranye n'icy'Imana yakubwiye. Kandi ubu hari umuntu ubwiwe. Yesu yataye intama 99 akurikira intama imwe yari izimiye, kuko ntabwo yashakaga kuyitakaza. Ibaze kuba ufite intama 100 hazimira imwe, za zindi 99 ukazireka mu rwuri, ugasubira inyuma ukajya kwirirwa uhiga intama imwe yazimiye. Wakwibaza ngo uyu mugabo hari imibare yari afite, ariko ntago yari gutakaza intama. Ubu hari umuntu uri kubwirwa, hari umuntu Imana ivuganye nawe muri iki gitondo, yaba umugore, yaba umugabo, yaba umukobwa, yaba umusore, ariko hari umuntu Imana ibwira ngo niyisubireho, agendane n'Imana neza. Hari ijambo Pawulo yanditse mu gitabo cy'Abaroma ibice bya 10, aravuga ngo abayuda bivutse amahirwe, ngo ntibari bazi gukiranuka kw'Imana, ngo biremera gukiranuka kwabo ubwabo, bituma bivutse amahirwe yo mu Mana. Naratangaye cyane. Hari abantu bahirimbana, ugahirimbana mu bintu by'Imana, ugahirimbana ariko mu by'ukuri bitarimwo ubwenge bw'Imana, bitarimwo kumvira Imana. Bishatse kuvuga iki? Loti Imana iramukijije, iramubwiye ngo hungana abantu bawe bose ngiye kurimbura Sodomu na Gomora, ntugire umuntu usiga. Tuguhaye amahirwe ko tubikora umaze kugenda, ndetse bahaye n'itegeko ntihagire ureba inyuma. Ibyo ntago ni iyindi nyigisho, ariko kandi icyo nagambiriye kuvuga uyu munsi umwuka w'Imana yampaye, gukora icyo Imana ikubwiye gukora, kutanyuranya n'imvugo y'Imana. Kuzarira ni icyaha, yarazaririye, yibwira abwira Imana ngo ndeka nigire hubwo hano ku mudugudu hafi, uriya musozi nawe ugeraho umuriro wamanutse. Imana yamubwira ngo ihute ugende, hajya Sowari, ntabwo ariho Imana yari yavuze. Igihe cyose uzabaho Imana itakubwiye kuba, uzahura n'ibibazo, uzahura n'intambara, uzahura n'ibikugoye, uzahora usenga buri munsi, uzahora mu masengesho, ubuzima buzakugora ugire ngo ubuzima bwa gikristo niko bumera. Oya, buroroha iyo uri mu mwanya Imana ishaka kubamo, ibintu biba bikoroheye, nta mvune. Ariko urebe neza, umuririmbyi yaravuze ngo utegereze ngo uburyo utwaye agakiza, ngo utabuhetse ingobyi, ngo umwana yaraheze yaragiye. Loti Imana imwohereje ku musozi,
aravuga toya mwandetse mana waretse nkigira hariya ku mudugudu hano hafi hariya dore ngahariya waretse akaba ariho nigira uyu mudugudu hari uriya mudugudu hariya ni hafi rwose ndanagerayo mukore kazi kanyu vuba hanyuma naho ubundi kugera iriya byabakerereza urumva Imana ikunda umuntu yumvira kuvuga ngo byabakerereza kuvuga ngo ni kure uba ushatse kwereka Imana ko hari ibyo yibeshyemo. Imana ibwira Sawuli imaze kumwimika ngo abe umwami w'Abisirayeli yamubwiye ijambo rikomeye yaramubwiye ngo nibutse Abameleki buriya hari ibintu dukora Imana ikaceceka tukagira ngo yarabyibagiwe cyangwa se ibyo ariko hari igihe kwihorera yakubonye aho nibutse uko Abameleki bagiriye Abisirayeli igihe bahagurukaga muri Egiputa barabatangira babuza gukomeza urugendo none kondisiyo gahunda uzanyicira Abameleki bose ntuzagire umuntu usiga n'umwe ni Imana yari bivuze ngo maze Sawuli n'ingabo ze baragenda barajonjora bagira ibyo basiga siko Imana yari yavuze ibyo byatumye umutima w'Imana utishimira Sawuli igihe cyose uzakora iby'Imana itakubwiye gukora kabone niyo byaba ari byiza ariko Imana yabikubujije atari ibyo ivuganye nawe ntago bizayinezeza Imana niyishimira amaturo kurusha uyumvira Imana niyishimira ibitambo kurusha kuyumvira Imana yishimira umuntu yumvira ibindi biza nyuma ibindi ni imirimo iherekeza umuntu wumvira Imana yewe mwene data mu Kristo mukundwa dore ahantu abantu bari kugwa mu kutumvira Imana kumvira Imana nta zindi imbaraga bisaba nukugira umutima w'ubwenge ukabimenya Loti yisabira ku Gisowari ntabwo ariho Imana yari yavuze dusome ku murongo waho wa 34 tugere kuri 38 turasoma icyo gice cya 19 34 kugeza kwa 39 yego bukeye bwaho uw'imfura abwira murumuna we ati iri joro ryakeye naryamanye na data twongere tumutereke iri joro nawe ugende uryamane nawe dukikure data n'iryo joro bongera gutereka se umuto arahaguruka aryamana nawe se ntiyabimenya ko yaryamye cyangwa ko yabyutse Imana itugirire neza murongo 36 uko niko abakobwa ba Loti bombi basamye inda za se uko niko abakobwa ba Loti bombi basamye inda za se dukomeze 37 uw'imfura abyara umuhungu amwita Mowabu uwo niwe sekuruza w'Abamowabu na bugingo n'ubu umuto nawe abyara umuhungu amwita Benami ariwe sekuruza
w'Abamoni na bugingo n'ubu. Niwe sekuruza w'Abamoni na bugingo n'ubu. Imana itugirire neza. Aba bakobwa Loti amaze kwanga kujya ku musozi Imana yamweretse, akisabira kujya ku mudugudu wa hafi, umudugudu witwa Sowari. Ageze Sowari, wari umudugudu udaturwa, bwari ubutayu budatuwe, butagira umuntu n'umwe. Kari agasozi kari aho, gusa twebwe ibyo tureba si ibyo Imana ireba. Wowe ubona ko upfuye ariko Imana ibona kuri muzima, ubona ko ntacyo uzageraho, Imana ikakubona nk'ukomeye. We yarebaga akabona umusozi Imana imweretse, ni umusozi, ariko yirebera agasozi, akadugudu kari hafi aho, arati nakwigira hariya, ibintu byo gukora urugendo, ibintu byo kuvunika nzamuka imisozi. Ajya ku mudugudu, ariko uwo mudugudu wa Sowari ngo nta muntu wari uwutuyeho, kuko yawuhisemo. Imana iravuga ngo kegenda ngaho jyayo, ntacyo turi bukora utarahagera. Ajyana n'abakobwa be bombi. Bahageze ngo Loti akajya yirwa yizunguruka, nta muntu bavugana, ari we n'abakobwa be gusa. Ngo bwakwira akigira mu buvumo akaryamamo. Noneho abakobwa bavuga ati ariko subu, murabizi ko abari barashyingiwe banze guhagurukana na sebukwe, abagabo abakwebe. Abari bubatse bagumye aho ngaho barimbukana n'umudugudu. Ariko umugore we n'abakobwa be bombi, umugore Imana yari yababwiye gahunda ngo ntimurebe inyuma, wareba inyuma. Aravuga ati we dusize ibintu bihenze. Akebutse ahinduka inkingi y'umunyu. Abakobwa be bakomezanya na se, bakora ibyo Imana yababwiye. Arangije bageze, ariko bajya hehe? Bajya ku mudugudu witwa Sowari. Siko Imana yari yavuze, ni umudugudu ise yihitiyemo. Ahageze haramucanga, haramunanira, biramushobera ngo arangize. Abakobwa baravuga ati ariko se tuzabaho dutya, nta muntu utubwira ngo mwaramutse, nta bwakeye, ntitwebwe na papa. Bigira inama umukuru ngo atereka se intango z'inzoga. Isaranywa, arasinzira, araryama, arasinzira. Akangutse ari mu nzoga yayasinze, yumva umuntu umuryamye iruhande, ntiyamenya ko ari umukobwa we. Bararyamana, umukobwa arasama, avuga ati igihe icyo nashakaga n'umwana. Mwana byaranye na se. Byatewe n'iki? No kutaba amaso, no kuzarira. Nuzarira mu gakiza, uzafata ibitari ibyawe. Uzavuga ngo mu gakiza ni ibibazo, kandi mu gakiza nta bibazo bibamo, habamwe ibisubizo, habamwe amahoro. Kubana n'Imana ni ibyo kugundirwa. Mu gakiza habamwe ubuzima, habamwe umucyo, habamwe amahoro, habamwe ubwenge. Mu gakiza impamvu kakugora ntabwo uba ukarimwo neza. Iyo ukarimwo neza uranyurwa, ukanyurwa n'umwenda wambaye, ukanyurwa n'ishati ufite, ukanyurwa n'ipantaro imwe, ukanyurwa. Kandi Imana ibiriho gutegurira, nzi ibyo nibwira nzabagirira n'ibyiza. Imana ihora gutekerereza, uranyurwa ukazagera mu byawe amahoro. Iyo uri mu gakiza neza, Imana ikwigira umushinga, ibigutekerereza uko uzabaho, iba yibwira ikizagukorera, irakugenera. Loti rero ageze Sowari niho yisabiye, ntabwo ari Imana yari yamubwiye. Yisabiye aravuga ati Imana winyohereza kuri uriya musozi, hariya ni kure, nawe jya ureba, ariko Mana ntabwo ubibona ko ari kure. Ese we ntubibona? Uyu munsi ushobora kujya kubwira umuntu uti Imana iravuze ngo uyikorere, ariko ndayikorera ikizi? Ntibibona, ni impakazi. Gukorera Imana si ukugira akazi. Ururimi rwiza, masengesho usenga, bitekerezo bizima, bizatuma urama, kubera ko uri umunyamumaro. Ibuka Salomo ngo amaze kubakira Imana,
Salomo amaze kuba umwami ngo bamwimitse abaye umwami asimbuye se Dawidi, yahereye ko ajya kwisengera Imana aravuga ati iyi mirimo data yakoraga ntagiye imbere y'Imana ngo nyisabe icyerekezo sinayishobora, yewe ndacyari n'umwana muto nta bumenyi bwinshi mfite. Ajya kwisabira Imana ubwenge, ngo aragenda arasenga iminsi 1000. Arangije iyo minsi 1000 yaravuye mu rugo rwe yararuhagurutsemo, yaravuye mu buyobozi, yaragize abandi bamusimbura avuga ati munsigarireho simpari ngiye muri misiyo. Aragenda ajya kwihererana n'Imana, ngo asaba Imana ubwenge n'umutima ujijutse. Aravuga ngo Mana ubwenge umutima ujijutse kugira ngo njye numva icyo umbwiye. Cyo udafite ubwenge ntago wumvira Imana. Haguruka kujya muri korali nibanze impakazi. Oza nzajya muri korali njye kubera abandi bigeragezo. Hari n'igihe wagerayo hakagira uwitanga akajya gufasha. Hari n'igihe wagerayo bigafungura ko kazi ukeneye. Haguruka umvugire reka n'impamatiki. Hari n'igihe wagenda ikacamwa inzira. Iby'Imana nimureke twumvire gusa, twumvire Imana, twumve ikivuze, tureke kuzarira mu byayo twishyiriraho impamvu. Imana itugirire neza. Imana yo mu ijuru itugirire neza. Aha rero Salomo ngo asaba Imana ubwenge amara iminsi 1000. Arangije ku munsi w'1000 Imana iraza ngo nijoro aryamye imusura mwiyerekwa, ngo yari ahantu ku kanunga. Iramubwira ngo Salomo bwari ibyo wasabye, ntusabe kurama, ntusabe n'ubukire, ndabiguhaye, guhaye ubwenge, nguhaye umutima ujijutse mu bakubanjirije n'abazaguheruka. Nta muntu uzahwana nawe. Noneho iramubwira ngo kandi nukomeza kunyumvira nzaguha no kurama. Yo wumvira Imana urarama, yo wumvira Imana urarama, yo wumvira Imana urarama, yo wumvira Imana urarama, yo wumvira Imana urarama. Urashaka kurama, urashaka kurama, itoze kumvira Imana, itoze gukorera Imana, itoze kuba mu bumana neza. Urashaka amahoro, urashaka ubwiza n'icyubahiro, itoze kumvira Imana. Mani tubabarire, hari abantu uyu munsi bazaririye mu by'Imana, barazaririye ntibabikorera ku gihe. Nzakora iki ntugikorere ku gihe, bikaba indirimbo. Ngorota arazarira yanga kujya ku musozi Imana yamweretse, yigira isowari, agezeyo haramunanira. Bakobwa be baravuga bati reka nitwazapfa dutyo. Uwivura ryamana na se yamuteretse intango yanyoye. Buracya mu gitondo ngo abwira murumuna we ati ibyo naraye nkoze ndagira ngo nawe ubikore. Ngo nawe arabikora. Byari umubabaro, byari agahinda. Kubera iki? Kubera ko Loti ntabwo yakoze iby'Imana ishaka, yarazaririye, ntiyabihagazemo neza. Mu by'ukuri hari igihe umuntu agira ishyaka ariko riri mu ubwana, riri mu ubwenge buke. Sawuli Imana iramubwira ngo uzanyicire Abameleki, nibutse batangira Abisirayeli bababuza gukomeza. Ndabyibutse none ntihozagira umuntu usiga, ngo n'impinja zaho n'abana n'impinja n'abakuru n'abagabo n'abagore sarimbure. Ngo rwose Imana yari yababaye. Hari igihe umuntu ababaza Imana. Rero mureke tugarukiraho, twitekerezeho, urebe ngo mbese koko ubugende umvira Imana.
ese iri shyaka afite ririmo ubwenge? mu muhamagaro mu gakiza Imana yampaye nta kuzarira kurimo, nta kuzarira. Hari igihe usigara kubera kuzarira, mahirwe akagucika ukazarira, ntugakererwa amateraniro, ukaba nta munsi n'umwe wari bwajye mu iteraniro ngo ritangire uhari, ngo aya ni amasaha y'abaririmbyi. Nyamara mu ndirimbo niho umwuka w'Imana yari kugusangira. Aya ni amasaha y'amatangazo, ugasohoka n'ayo matangazo utayumvise, ukinjira nyuma ugataha mbere, ugahora uzarira mu buzima bwawe. Nube maso, gakiza kararindwa, agakiza karumvirwa. Intwaro z'Imana nta zindi, ni ukuyumvira ugatega amatwi ukaba mu byayo neza. Imana irakora, iyo misozi yakuva imbere, iyo ndwara gukira ntago binaniranye. Icyerekezo cyiza ushaka Imana yakikuremera, ubuzima wifuza Imana irabufite, nta kintu kitari mu biganza byayo. Ahubwo bamaso, wizarira, bera amaso ubugingo, wizarira mu gakiza, wizarira mu murimo w'Imana, wizarira mu muhamagaro wawe. Wenda wahamagariwe kubaka insengero, wahamagariwe gufasha abakene, wahamagariwe gufasha abarwayi basura, wahamagariwe gusura abantu, wahamagariwe gufasha abantu, wahamagariwe kuvuga ubutumwa, wahamagariwe kuba umunyamasengesho, wahamagariwe kuba umuririmbyi. Ibyo ari byo byose Imana yabwiye Abisirayeli, yabwiye Mose ngo genda ubwire Farawo arekura Abisirayeli bajye kunkorera. Twahamagariwe gukorera Imana, wowe nanjye, nta kindi. Tugomba kuba mu nzu y'Imana tukagira umumaro, tugomba kuba abakristo bafite umumaro. Imana irahari, ni umutunzi w'imbabazi. Icyo ishaka ni uko tuyumvira kandi tukayibwiza ukuri. Rero murabizi ko Sawuli yambuwe ubwami kubera kutumvira, yamburwa ubwami kubera kutumvira. Imana iramurekura. Imana yakurekuye, nta kintu wakora ngo kigende, asigara ayobora ariko atakiri kumwe nayo, yaramaze kwiyimikira undi muntu. Byaba bibabaje ukaba mu murimo Imana yarakurekuye, ugatereza rero Imana yarakurekuye, ukajya gusenga usanga amasengesho ayo masengesho menshi wiyahuriramo ntacyo amaze. Ahubwo reba neza ko wumvira Imana. Gusenga cyane no kwiyiriza ubusa cyane ntago harimo intsinzi. Ibyo wabikora ariko wumviye Imana. Ndagira ngo tubasengere uyu munsi, ndagira ngo tubasengere, ndagira ngo tubasengere, ndagira ngo dusenge Imana, tuyinginge, tuyibwire ngo Mana, aba bantu batumvira, nawe ufite urabyiyiziho, umutima wawe niwe mucamanza wawe, ujya witekerezaho. N'ubura umukristo witekerezeho, umenye neza uburyo ubanye n'Imana. Wishaka ko bakubwira ngo Imana iraje, ese koko urabona yaje cyangwa urashaka kwigushyeshyenga? Imana yicaye mu gihugu cyo mu ijuru yaravuze ngo ninde ndi butuba akajya gushyeshyenga Ahabu yari yarasuzuguye Imana. Hanyuma umwuka w'ikinyoma araza, ajya mu bahanuzi, bahanurira Ahabu amahoro kandi adahari. Uzasanga umuntu azunguruka agenda mu byumba ashaka abapasiteri ngo bakaze. Nta muntu ukaze, umuntu wese wubaha Imana yagusengera, umuntu wubaha Imana iramwumvira. Niko Petero yaravuze ngo mu mahanga yose mbonye kubaha Imana agakora ibyo gukiranuka, Imana iramwumva. Nta muntu ukaze imbere y'Imana. Umuntu ukaze ni umuntu wumvira Imana agakora ibintu byiza byo gukiranuka. Rero abo bantu wirwa ushaka ngo barakaze, ntago bakaze. Wumviye Imana nawe ubwawe yagusura kandi kanakugirira neza. Itekerezeho,
nguhaye amahirwe, itekerezeho, ndagira ngo ngusengere, ndagira ngo ninginge Imana Data iri ku ntebe y'imbabazi uyu munsi, Imana yo mu ijuru ikumvire, ikugirire imbabazi, kugarure mu murongo. Wa mubyeyi we, wa mukobwa we, wa musore we, wa mugabo we, wiremereza ubuzima, Imana irahari. Witekinika, Imana irahari. Iyoroshye wumvira Imana. Intwaro zagukiza ni intwaro zidakomeye cyane, ni intwaro kumvira Imana ugakora ibyo gukiranuka gusa. Niko Petero yavuze. Imana igeze kwa Koroneliyo, marayika aramugezeho isaha y'isa 9 y'umunsi, arayamubwira ngo Koroneliyo, gusenga kwawe n'ubuntu bwawe byageze imbere y'Imana. Petero aratangara, aravuga ngo mbonye neza, ndabimenye, ndasobanukiwe. Imana yacu ntirobanura ku butoni, ahubwo mu mahanga yose, ku isi yose, umuntu ukora ibyo gukiranuka Imana iramwumvira, Imana iramwemera. Ibyo wirirwa wiruka imisozi ubirinda kugaruka ngo urashaka abantu bakaze b'abanyempana, utumvira Imana, ukigira ingunzu, ukajya mu misozi ukararayo, ukagira ute. Ibyo byose ni ukwivuna, kandi hari inzira ya bugufi, kumvira Imana no gukiranuka, kareka kuzarira mu by'Imana. Mana yacu, Mana ya Isaka na Yakobo, Mana ya Aburahamu, aba ni abantu bawe wantumyeho, ndabasengeye, rekotaya sikarabone, wahe kukumvira, barinde kuzarira mu gakiza, kuzarira mu byawe, kuzarira mu murimo. Kwa Kristo kenaya zene boneko kini yasikanabo shikanabone kone yatikana. Hari abantu bazarira ntibabibemo neza, ntibabivemo kandi ntibanabibemo mu izina rya Yesu. Abemeye bakihana bakazamura ikiganza cy'uburyo bakavuga gatsindwa n'ijambo, ubagirira imbabazi. Abumva bigaye ubagarukeho mu izina rya Yesu. Wandukura igitwami aba bantu bari kujya mu nzira yo kurimbuka, ubakureyo. Abakwakiriye, abakwizejwe n'ijambo, ubakira, ubandike mu gitabo cy'ubugingo. Izina ryawe rihabwa icyubahiro. Ndasengera ubwoko bwawe, iki ni igihe cyo kubahembura, iki ni igihe cyo kubagirira neza. Barinde kuzarira, barinde kutumvira. Kumvira Imana bitanga umugisha, bitanga uburame, bitanga kubaho. Abantu kukumvira, abantu bisubiraho, abantu bagarukiraho, basubire mu nzu y'Imana. Kandi Imana bakizwe ku gato no ku kanini, aho bababona naho batababona, abantu basubire ku murongo mwiza. Urakoze Mana, girira neza abantu bawe, abarwayi bakize, abarushye baruhure. Imbaraga z'Imana zimanuke mu itorero, imbaraga z'Imana zimanuke ku bantu, abantu bakire Kristo nk'umwami n'umukiza, bongererwe mu ibyiringiro. Urakoze Kristo, ruhura abarushye, abafite inzara n'inyota byo kukubona, reka bakubone mu izina rya Yesu. Dusengeye ubwoko bwawe. Hari abari kwa muganga baruhijwe n'umubiri, hari abari mu bitaro, hari abari mu ngo, hari abarushye, hari abarwayi, hari abashonje, hari abashomeri. Abo bose twamenye neza yurambuye ikiganza, uhaza kwifuza kwa buri wese. Urakoze Mana, kingurira abantu bawe inzugi zibakingiranye, inzugi z'umubisha, inzugi z'umubi. Buri muntu akubone, buri muntu ahure nawe, buri muntu umugirire neza. Uyu muntu urwaye amaso yombi, Mana uyamukize. Uyu muntu ubabara mu nda, ufite randevu yo kubagwa, Mana umukize. Uyu muntu urwaye umugongo, uyu muntu urwaye umutwe, duhagaritse izo mbaraga z'uburwayi, turakumira abo bazimu, indwara z'imyuka mibi, indwara z'amayobera. Kotaya sika, abantu bagira ubuzima. Urakoze kubikoze, cyubahiro kibi cyawe ni mu izina rya Yesu. Mana yacu, dusengeye igihugu cyacu, tugiteretse mu bise by'amaraso ya Kristo. Uburinzi bw'Imana burushaho kukibaho, uburinzi bw'Imana buzunguruke. Bayobozi bacu turabasengeye, tubateretse mu bise by'amaraso ya Kristo. Turabingingira Imana Data, Mana uhagarane nabo, ubakomereza amaboko, imbaraga z'Imana zibabeho mu izina rya Yesu. Mwami wanjye, dusengeye abashumba, bashumbye amatorero, dusengeye ubwoko bwawe, dusengeye abakristo. Rengera itorero rihagarareho Mana mu izina rya Yesu. Urakoze kubikoze, cyubahiro kibi cyawe. Buri muntu wese umugirire neza, buri muntu wese umwiyereke, ni mu izina rya Yesu. Amen. Philadelphia, Imana iratsinda.